ntago kujyanisha bigoye ubundi amasogisi agomba gusa n'ipantaro cyangwa gasa n'ikintu wambaye hejuru icyo gihe ntabwo ari uniform imwe rero uriya muntu yo kuvuga ngo umukobwa ari ngo marshal icyo gihe ntabwo ari kwitwa marshal ari kwitwa nka Divine Sandrine kuki atakwitwa Eugenie kandi mushiki wanjye Clarisse oya ayo namazina ubazo ukecuru kitwa Clarisse nabonye mu Rwanda ngo bishobora kuba abana b'imyaka 15 urumva bashobora kuba bagiye kujya bashyirirwamo bemerewe kuboneza urubyaro ariko ababyeyi bati reka ati n'ishyano ryaba rigiye gucika umurizo ati iwacu hano mu Rwanda ati byo nibikabeho ati gute umwana w'iyo myaka aboneza urubyaro ishyano ryacitse umurizo maze sige ngutange utarangiza n'ikibazo uzambabarire niba ari amakosa uzabinkosora cyo ufite cyo gukora ntacyo ufite cyo kunenga kuko nawe wasanga winenze ugiye muri quartier nka Gatsata ukajya muri quartier nka Muhima nka Muhima ukajya mu mudugudu waha abantu babanyahe wowe mudepite unenga ko abana badakwiye kugira uburyo bahabwa uza abana bafite ihungabana ringana gute niba umwana senanye naba mu cyumba bakora ibintu nawe ari mu kindi cyumba ararabumva bitize n'ubwo biracyariho basanze abana b'abakobwa ntazi imyaka yabo n'abasore bose bazamuye amantuza hafi ya bose ama iPhone 12 13 gutyo ibintu ngibyo ababyeyi baba bataranatunga izo iPhone ChatGPT irahagije kwandika ngo umwana avuka ngo shanga umwana agira gucyanga ibintu bigahura n'ibindi umwana akavuka ibintu nk'ibyo ngibyo ChatGPT yagushubije already so nukuvuga ngo rero urumva agasanga uko we n'abakuru biwe basangiye icyumba n'ababyeyi by'amatimba ajya muri izi quartier zitari chic cyane erega abantu banenga bajya bibwira yuko ubuzima bworoshye ndetse abantu bakigira nkaho batazi ukuntu ubuzima bukomeye akavukana ubwo gatera sida ndetse ibintu ntabwo bazayimuha n'imiti ntibazayimuha imubuza ituma amera neza imongerera imbaraga kuki azayihabwa ari umwana imiti yose kari imwe kuki imwe bamwe bayihabwa indi ntibayihabwe kandi igiye gukora mu biro umwe imiti tica bayiha abantu wowe muri make urabishyigikiye nta nubwo ari muri make ahubwo muri total shana abonye ababyeyi rwose bamwe mu babyeyi reka ndeke kuva muri rusange bishwe n'agahinda bati Mana yanjye atabana bamwe na bamwe b'iyi minsi bari basanzwe noneho atari ibirara n'ibirara kubera smartphone zabo mu biza mu ntoki ati noneho bigiye guhumira ku mirari izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuhuje umerereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro byacu umunsi ku wundi ndetse mukomeze mukore subscribe kuri Gasaro News mube benshi n'abayikoze nukuri ndabashimiye cyane ntago ndingaye ndi kumwe na David Marshal muramubona abeze neza cyane Marshal umeze ute kuri ya nyine bivuze meze neza meze neza nta kibazo kidasanzwe nta kibazo ndabona wajyanishije nk'ibisanzwe ya undi mituku cyane n'umweru imyenda yose mbona ujyanisha pe none se shaba bigira gute yiza kuba nk'umukobwa byari kuba ari byiza cyane yenza ko umukobwa wacu bari barumbije pe oya kubera nyine bakunda ibintu biri complex ubizi no cyo kwako ni cyabakobwa se oya mvuze nyine iyo uza kuba we byari kuba akarusho kubera ko nyine ibintu bijyanye akabaga kajyanye n'inkweto kajyanye n'iki none wowe hari gihe rero ujyanisha umupira ingofero ipantaro amasogisi n'ubushize rero mba amasogisi ajyanye n'imyenda ariko ubusanzwe ariko bigenda ntabwo kujyanisha bigoye
ubundi amasogisi agomba gusa n'ipantaro cyangwa agasa n'ikintu wambaye hejuru. oya icyo gihe ntabwo ari Uniform rimwe rero. Uniform rimwe rero. uriya muntu yo kuvuga ngo umukobwa ari ngo marshal icyo gihe ntabwo ari kwitwa marshal ari kwitwa nka Divine Sandrine kuki atakwita Eugenie kari mushiki wanjye Clarisse oya ayo ni amazina ubaza ukecuru kitwa Clarisse oya none ushatse kuvuga ko nimba umukecuru se Sandrine ntazanigitwa Sandrine bizaba ari ibibazo muravuze ngo Sando warakutse amenyo oya uko ariko se ubundi mubaze Sandrine wibwira ko abakobwa barusha abahungu kuberwa uretse ko abakobwa babazi kwiyerekana kugira ngo abakobwa nyine bagomba kwiyerekana ariko abasore barihishahisha sinzi impamvu bagira isoni ariko umukobwa nyine yakubise n'agakweto ke no mu kiliziya yagira ngo di agira ngo bamurebe urumva mu gihe umuhungu aba yihishahisha ariko mu Rwanda hari n'abahungu bazi kwiyerekana ariko mu Rwanda ntabwo abakobwa barusha abahungu kwambara abajene n'abanyarwanda bazarebe n'abantu bakora modo dufite benshi bari abande yande ariko n'abakora y'abakobwa kenshi oya neza abagabo mwana abenshi bakora y'abakobwa tuzajye kwa Rubangura duparike ya modoka yawe tubare ushaka tuzafata video footage tuwereka abantu urebe ukuntu abasore bakuramo abakobwa mu kwambara hano muri Kigali ntabwo bishoboka none se abasore mugira imyenda imwe ni amajinsi ni koto ariko abakobwa babaha imyenda y'ubwoko bwose amajipo atandukanye yaba asatuye imbere yaba asatuye ku mpande yaba asatuye inyuma amakanzu nuko ngiye gutsindwa uretse gato amapate gukuramo ubu ntago bacyambara n'amakariso ngo ntibacyambara n'amakariso kandi nta mugabo wagenda atambaye bugisa oya nawe kabiki ama boyfriend ama high waist sibyo sha oya ndatsinzwe oya ndashatse guhanyanyaza udupira tw'uducurama mwese mugira iki mbwira imyenda yanyu nyine itandukanye na jeans na koto oya nabansinzwe ariko nabo nyene abahungu basigaye bambara boyfriend mara gute ya panaro gutya gire ifashe hano hasi nyine barazambara pate pacanga ariko nka marshal niyo yambara ntagira nayambara ariko muri textile urundi koko wamugani inganda zikorera abana zigakorera n'abagore ngo nazo zunguka cyane ni ukuri ndatsinzwe ariko twebwe twambara ibihenze kubarusha icyo ndacyemera ushobora gutwara rwose 30 byanjye 20 nkabona umwenda pe ariko mu gihe cyangwa nkatwara 20 nkabona urukweto mu gihe umugabo abifite munsi ya 50 40 bigoye kuba yabona urukweto icyo ndacyemera nibyo umugabo kugura akora budget ndende cyane cyane kandi ariko mu sekundi ushobora kugenda nkatana umwenda ariko wenda tugiye no muri ibyo usanga abagabo badaciririkanya ku buryo ibintu bibahenda atari cyo giciro cyabyo ariko yanga guseba gusa ibyo umubwiye agahita agura akagenda tandisike umukobwa ajya guciririkanya abakobwa n'abahanga mu shopping icyo ndacyemera niyo mpamvu ifite nk'umusheri abagomba kumwitwaza akajya impaka we yagize ushaka kujya impaka navuga nti ayo mafaranga ubundi ko abantu bayajyana bakavashize dupfa igihumbi dupfa bibiri abacuruzi barabyanga iyo uri kumwe n'umukobwa cyangwa umudamu barabyanga nyine atumye atagura ubundi nta mpamvu yo kuza guhaha witwaje umugore atabagore si abantu uko bavuga mwagiye mureka abantu bakigurira umucuruzi abasora atanga umva ibyo ntangiye ariko nanone ntago wagenda ahantu ngo umbwire ngo uguze ikintu cy'ibihumbi 30 ni urugero kandi kigura 20 hari igihe bakabya nabo hanyuma no ikintu kinariho maze iminsi numva amatwi y'abantu ngo abantu b'inshuti bo muri textile kugira inshuti n'umuntu muri fashion ngo ngaraguhenda kurusha yuko wanakwigurira ku wundi muntu icyo ndacyemera abantu bahenda abantu babo bagabanyije rwose akarinde icyo ndacyemera genza abantu bamaze no batandukanye bavuga ati kanaka ndamwanga 100% ngo nyuma yo kumenya ko kumba ngurisha ibintu bikubye kabiri niko bimeze ngo kandi ari mu nshuti wanjye mu nshuti biragora none se kubera ikintu bamutamugurira ku biciro bisanzwe nyine ubushuti buragora akubwira ibiciro urumva ukagira ngo nukuri hari umuntu nari naramenyerejeho kugurira nkamugurira rimwe umuntu aza kungira inama atari kuzarebe n'ahandi shamarisha ubwo nari nzi ko ari ku kiranguzo ari bukoresha amafaranga ya nyuma nyine mu kuma nageze handi nsanga ibintu mugurira arenzeho 700 ibindi 500 ibindi mana yanjye ndavuga ati cyo kw'abacuruzi umuntu umaze imyaka 3 ugurira abacuruzi ni muri abantu nanjye nakugaruza kubera yuko yasha yansabye imbaza arambwa ati nukuri biterwa nuko naranguye n'ibiki byose ariko nyine icyo gihe bamaze gutakaza icyizere kandi buriya muri utuza abantu batandukanye wenda se ngoma kubavuga amazina ntibatwishyuye Hora Sandrine
hariho zimwe muri elements sociale abantu bashidikanyaho. Ese hari umucuruzi udahenda, ese hari umutayeri utangira imyenda igihe, ese hari umunyamakuru utashyushya inkuru. Donc abantu bakabona ko abanyamakuru bagashyushya inkuru, abatayeri bica gahunda, abafundi nuko buri kimwe cyose. Ariko iyo ukoze ubaye nk'ukora ubushakashatsi, twebwe muri politike tubyita ubukebebe, kuba inkebebe. Ntabwo ubukebebe bukungura, kuko nk'umukiriya wamwe bwamujyanye, ntuzi n'abamaze kugenda kubera ubukebebe bwawe kandi bakuvumbuye ntibabikubwira. Icyo nshatse kuvuga ni iki rero, hari elements zimwe abantu birinda kubera hari elements zimwe n'uwizibura abantu bakoresha bibwira ko batazikoresheje batabaho, ariko abantu banambye kuri elements zimwe na zimwe. Sandri, jewe nza hano hariya kuri ERP bagira imugati, nza hano mu Kiyovu bagira isambusa, bahita ku masambusa, nza ahantu hatarenze nka hatatu nzi, abantu bavuga ati aha hantu bafashe clientele gutya mu ntoki, umuntu akava akimukira igasabo kwa Nayinzira akaza kuri ERP gutwara umugati w'abana, umuntu agatura i Kanombe kwa Badodo akaza kugura isambusa hariya mu Kiyovu. Ndahazi n'umuntu wahamya ibirindiro ntabeshye, yacuruza kunguka kuko yagumana abakiriya bakamurangira abandi nk'aba tubavuze batanatwishyuye. Ndi wabwiye abacuruzi ko kubeshya no kubijye hari icyo bihindura ntacyo cyangwa mu binyamakuru beshya kumva ngo ufyeshye inkuru zishyushye zigire gute. Uzi ko abantu bakurambirwa cyane, barakurambirwa bakaguhaga. Buriya ntubona nk'umusesengura dukuze gukorana, nibyo nigeze no kukubwira. Giye kumpa compliment yuko umuntu asesengura neza, it's okay, ariko ngize amahirwe nk'umuntu unenga adatikura akakubwira amakosa yawe adatikura, uriya ni umpa potential yo kuzongera gukora ku wundi munsi uzaza. Naho kunshimagiza byazatuma umera nk'umuntu babwiwe turi mwiza akarenga iwabo. So n'abacuruzi bemere tubanenge rero, guhenda umucuti wawe uzahakura ubikura hehe? Ni icyo ngicyo. Ikindi kintu gihe cyane nabaye muri showbiz, buriya utazajya ukinisha nabaye showbiz gihe nkiri umunyeshuri uko n'umucuranzi mu makora no mu orchestre. Hari igihe twajyaga tujya gukora gutegura ama event, wenda ukajya hafi yabo, hari umugabo umwe ateguraga ama event yitwa Jante, sinkimubona mu bitaramo. Nitwaganira ikiganiro kijya ku ntuze, ndavuga ni nyuma yaho gatoya, ambwira ko hari abantu bategura ama event noneho abacuti babo bakumva bayagiramo ubuntu. Donc ukabona ntamuteza imbere. Video yawe mpaga CD, kera CD zikibaho, sibyo? Ikintu cyo kutazamura mugenzi wawe nabyo abantu bajye bakiganira. Ahubwo umuntu n'umujama niba ukoresheje event concert y'amafaranga 50, wamushireho 100 karuwa n'undi muzayasangira muzayanywera. Siko bimeze. Ariko imico yacu nyine iragoye, simbizi. Yego. Warunzamukanye uti naberewe. Waberewe. Sikove n'ibyo mbwira ngo waberewe nawe. Avuga ariko ibere atavuga kuberwa. Yego. Urumva? Niba nayo nguderanje ngo waberewe. Katwikomereze Masha. Ukanderanje rero. Era bawuderanje. Twigire mu makuru. Twigire mu makuru ariko mbanana gushimira. Kuko genza muri political analysis. Yego. Njewe nza intego nari mfite. Kandi mu bantu bagiye binjira mu by'ubusesenguzi hano by'amakuru, ntabwo turana babenshi ugiye kureba. Ndi mu bantu ngira ngo banaje mu minsi mwanaje mbere, ubona ko twashakaga cyane ashaka ko dukora political entertainment, kuko twabyukiye mu gihugu abantu bumva ko politique ari amatiko ari amazimwe. Yego. Urumva kubeshya kugira gute? Ariko political is science. Yego. Politique ni science. Science politique. Science politique technique. N'udukoryo n'uguhanga udushya no kugira gute. Urumva? So yaba politique as such, yaba politique na policies, kuko abakubwira bati politique ni ingamba, politique ni politique ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nanone ni byiza ko abantu banamwenyura, kuko uzi ijambo rijya rinteranya n'aba moderator. Rimwe na rimwe kuko twashyushye mu kiganiro ukambwira ngo kubirakariyemo, umuntu wese wagiye umoderating iryo jambo twararipfuye. We ntirirakubaho, bita nguhindukirana nkakaba igitero gikomeye cyane nk'icyo Saddam bamugabyeho. Nkakubwira ko imyitwarire yanjye mu gusesengura, kuba nagira uburyo giwe nkora presentation y'intuze, ntaho bihuriye n'ibyo ndimo kuvuga, kuko ntabwo niba mvuga Gaza sindi umugaza we. Niba mvuga muri Kongo ntabwo binjyanyeyo, giye ndi mu kazi. Ahubwo ntabwo ibyo bigomba kuvamo intambara cyane. Ndakara rero nasinzire ngo navuze kuri Gaza, ngo navuze kuri iki, navuze kuri Minembwe naki byose. Giye ndi mu kazi
kandi umuntu wese uko akora akazi ntabwo bivuze ngo yahise yinjira muri ako kazi, sibyo? Ako ngako arimo kuvugaho mbega arimo gukoraho. Ntese ugiye mu ruganda ahita imashini uko usubira umunyonzi uhita ubigare kuki se wambwira ngo narakariye mu kintu nabaye cyo ndagikoraho commentaire ni opinion yanjye na buri kimwe cyose, kubera ko politiki yari abantu ifata intambara kayifata nk'intambara. No, kuvuga narize ku ntambara ntabwo ari intambara ubwabyo, sibyo? Kuvuga inkuru ku buhinzi aribyo ntabwo bikugira umuhinzi cyane, ntibigomba ngo na agronome. Ibyo rero ni byiza kubanza kumwenyura, kuganira, abantu bakabona ko politiki wayizamo ukaba entertained, nturarushyushya umutwe nk'uko umuntu wo muri futu naho aba amatiku hakaba ibibazo byagushyushya umutwe ukuva ko bibana muri politiki ntabwo ari bya politiki, nuko biba n'ahandi hose. So ntekereza ko rero twaranitabiriwe. Sandrine nubona nkawe wabaye muri entertainment igihe kinini cyane, ndetse na sheni imwe wayishyize muri entertainment uza muri politiki, nubwo wenda byinshi biba bidasa neza ngo bihure neza, ariko na politiki abantu bamaze kuyimenya abantu bakagukurikira bajya bose ibyo bihumbi bikureba bireba ino cano yawe. Nta bantu barimo entertaininga muri politiki. Umuntu ashobora kuba aravuga ati gitifu yanyimye umuhanda genza atega n'imodoka yicukurira ibinogo, kumbe yamenya yuko gitifu nawe atari gukora umuhanda, umuhanda ukorwa na minokofine na bizi yatanze, akavuga ati kumbe burya gitifu namurenganyaga, amafaranga akoresha umuhanda ntabwo arakora ku mufuka, ni minokofine bitara yamuha, urumva yamuhaye yawukoresha, cyangwa se habayeho ingorane mu gihugu zituma umuhanda udakorerwa igihe kigenewe, nk'uko nawe urugo rwawe udakorera ibintu byose nk'igihe ubishakiye. So umuntu akaba umuturage mwiza, akaba entertained, akaba yari afite sergeant mu gahanga, bya bintu biza hano umuntu yarakaye, urumva koporo sergeant n'iki n'iki ibazo uri nk'umusilamu karakara ufite sigidani, ubwo wagira kamwe kabiri ugatuba staff sergeant n'akakandi kakadomo kari hano. Ibyo byose bikavaho kubera ko yumvise politiki, si byo se? Yego. So twakomeza nta kibazo. Marsha, rero nabonye mu Rwanda ngo bishobora kuba abana b'imyaka 15, urumva, bashobora kuba bagiye kujya bashyirirwamo uburyo bwo bemerewe kuboneza urubyaro, ariko ababyeyi bati reka ati ni ishyano ryaba rigiye gucika umurizo, ati iwacu hano mu Rwanda ati ibyo ntibikabeho, ati gute umwana w'iyo myaka aboneza urubyaro. Ishyano ryacitse umurizo maze sige gutanga utarangiza n'ikibazo, uzambabarire niba ari amakosa uzabinkosora. Ishyano ryagiye gucika umurizo hatabayeho umuturage gushinja leta ikora iryo tegeko, hatabayeho na leta gushinja umuturage. Ishyano ryagiye gucika umurizo aho dynamisme mu lifestyle y'abantu, uko abantu babayeho tubayeho umunsi kundi byagiye hazamo ingaruka, abantu ntibiyadabute kuri izo ngaruka. Kera habagaho ukuntu mu cyaro uko twarezwe, nubwo ntabaye imyaka myinshi mu cyaro, even naha mu mujyi niho ndi kuzamuka ngana, ukuntu Sandri habagaho inzu y'ababyeyi n'inzu y'abana. Inzu z'abana zabaga hanze, turimo kujyana, zabaga hanze, iz'abakuru zikaba mu nzu. Noneho banagira n'inyubako zikomeye, n'ubu ngubu uko ntekereza hakaba ibyumba by'abana n'ibyumba by'abantu bakuru, abapapa mbega n'abamama, kandi bitandukanye ukuntu kwateguwe. Niba ari abana bato bashobora kurira ukumva ukaba washyira mu cyumba cyegereye icyumba cyanyu nk'ababyeyi, kugira ngo nibagire ikibazo mujye munamubyuka munabasure. Abapapa n'abamama basura abana mu cyumba nijoro baryamye, ndabasuhuje ndabakeje, ku buryo mutaryama ngo mukeshe mutarebye abana uko bameze, ngo mongere muborose mubagire neza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyana bimaze kuba bikuru, urumva, bakabijyana mu gikari ngo bituhe imbeba zinywa amazi, sibyo? Uko nyine mu rugo babaho. Wera iki kiganiro kwa afite imyaka munsi 18 nubwo turimo kuvugaho babigendemo gahoro. Sasa rero niho uribaza ibyo ngibyo uravuga uti ntabwo byemewe, urabinenga inteko ishinga amategeko, ariko ntacyo ufite cyo gukora, ntacyo ufite cyo kunenga, kuko nawe wasanga winenze. Ugiye muri karitsiye nka Gatsata, ukajya muri karitsiye nka Muhima, ukajya mu mudugudu waha abantu babanyahe, wowe mudepite unenga ko abana badakwiye kugira uburyo bahabwa, uza abana bafite ihungabana ringana gute, niba umwana se na nyina baba mu cyumba bakora ibintu nawe ari mu kindi cyumba ararabumva. Ishyamba ntabwo rikiri rigero, ntabwo abana bakiba hanze nk'abanga ababyeyi bawe mu nzu. Abana babaye affected n'ikibazo cy'abakuru, none abakuru nibo barimo kubabuza ko nibura hagira n'uburyo baramirwa mu buzima buno, kubera ko hari ibitekerezo byabinjiyemo. Ntabwo ndagira kuri smartphone, mwese mufite ama smartphone agezweho, abana banyu baza ama password. So ibyo mwibwiraga ko ari by'abakuru
ngo abana bavukira mu mukondo abana barusha ginekoloji yuko umwana avuka no kubona yandika muri Google cyangwa mu gihe mbere ababyeyi bacu bahishaga ikintu kikaba cyabo gusa telefone warangiza senior 6 ngera tuzi telefone nenda senior 6 ngaho tekereza akaba ari bwo akubwira ati telefone ugomba kuyitunga ari ukurangiza secondaire ariko muri iki gihe usanga hari igitaramo cyabaye muri ngira ngo muri BK Arena kwakunda muvuga ngo mucana amatara mwese gutya na gutya ngo ubucuranzi ngo umuhanzi araje yego umva iyo foto yarahitinze n'ubwo biracyariho basanze abana b'abakobwa ntazi imyaka yabo n'abasore bose bazamuye amantuza hafi ya bose ama iPhone 12 13 gutya ibintu nk'ibyo ababyeyi babo bataranatunga izo iPhone ChatGPT irahagije kwandika ngo umwana avuka ngo shanga umwana agira gutya ngo ibintu bigahura n'ibindi umwana akavuka ibintu nk'ibyo ngibyo ChatGPT yagushubije already so no kuvuga ngo rero abana ubundi ibyo ngibyo ari kera mu myaka 150 wakumva ari tabu wakumva ari skandale baye muri societe ariko uyu munsi ntabwo mbona ko ari skandale ku isi igenda izamo dynamism ihinduka so abantu bahinduke rero abana bari hanze ahangaha bazi ukuntu umwana avuka na procedure yabyo urumva bazi abana baturusha ama internet bazi ahantu bashobora kujya kandi buri mubyeyi ubinenga nuwaguriye abana wifi ese wifi yabaguriye bafite smartphone bagira ngo ni iki ko simvuze ngo bazibime ariko abana bagisesinga ku bintu byinshi igihugu cy'u Rwanda iri tegeko ryasohokeyemo ntabwo ngira ngo dufite ubushobozi bwo mu Bushinwa bashobora gukora Google yacu ngo bavuga ati tugiye gukora YouTube yacu ibereye abaturage b'u Rwanda itari ya Nyamerika itari ya ibintu nk'ibyo ngibyo ahandi barabikoze nko mu Barabo gusa abantu bashyiramo ama VPN bakabona byo bakabirenga ariko uko byagenda kose ndabona abantu bashaka kwima ubwonko bwabo ibitero byagabwe kuri societe irimo n'abana ngira ari ukuri koko nk'umwana ubyiruka ku myaka 2 urumva agasanga uko we n'abakuru biwe basangiye icyumba n'ababyeyi by'amatimba ajya muri izi quartier zitari chic cyane erega abantu banenga bajya bibwira yuko ubuzima bworoshye ndetse abantu bakigira nkaho batazi ukuntu ubuzima bukomeye ariko mw'abadepite mwe mwatwera itegeko mwarakoze mw'abaturage mu bipinga yego mupinga itegeko mwibere mu mataje mu magorofa amazu meza yandi mu bahasunda bakaba hejuru ariko umuntu ubaye mu mudugudu wa Busanza yahawe na leta bavuga bati tuzaryamana gute n'ababana muri iki cyumba na saro yego uwo mwana uba affected ku rugo rutenda gusenyuka uwo mwana ku myaka y'9 urumva yego arimo kumva ibitabyo no kumva ibyo atagomba kubona muri make ukabona ababyeyi batera abana ubusambanyi icyo ishatse kuvuga ntabwo kwitana amwana nibyo nashatse kuzana mu kiganiro ni ukwerekana ko twemere we have to accept urumva kwemera ubuzima tubayemo butwafegeta gute yego niba imiturire nka Minisiteri y'Umuryango y'Amutse bikoze ubushakashatsi niba imiturire n'imibanire ko tubaye muri societe ibyo bita promiscuity n'ukuntu tuba twegeranye cyane bituma abana bagisesinga ku mabanga bakiri batoya mabanga y'abashakanye bakajya kuyakushyira mu bikorwa bakiri bato n'ikiri ibintu nk'ibyo ngibyo barinzwe bate reka kureba ku itegeko banzu urebe ku mpamvu ikururira abantu muri iryo tegeko seriously ntabwo umwana nko ku myaka 9 10 10 13 yazagira imyaka 18 abayeho muri ubwo buzima ataragira reaction azatangira kwiroteraho niba ari umuhungu atangire kugira gute kubera ari umukobwa urumva yaragize muri YouTube yabonye bimwe mu muryango yakuye ibindi muri team wari kumwe yakuye ibindi urumva yego usanga agomba kuba protected n'icyo tegeko that is one secondary iri tegeko ntabwo mu by'ukuri abantu baryibeshyeho ntabwo ari irengera abana b'imyaka 15 kuzamura ni irengera abantu bo mu medical practitioners abantu b'abaganga bavura wowe bakuzaniye umwana urabona scientifically icyo wamufasha itegeko ntabwo ribyemera umwana agasohoka muri portail y'uvuga igendere mwana nari kukuramira ntusame inda idahwitse igihe kidakwiye ariko itegeko rirambujije yego ibizakubaho bizabazwi abadepite ngiye nari kugufasha ntacyo wari kuba imisemburo nari kugwa n'undi yisanganywe nuko yahinduye mu ruganda nkuko dukingiza abana urumva yego kuko abana tuha mantikoro ya mantigene bafite kandi basanganywe kandi tukaba turabakingiye bakavuga ati rero mbega iri tegeko rikura muri dilemme muri ambiguité abantu bo muri service zivura wibuka itegeko ryo gukuramo inda mu gihe byaba binyuze mu mategeko n'amabwiriza ya kiganga aho biziye abaganga ntibaruhutse bararuhutse kubera ko bajya bati bataza bakanyambika amapingoda nishake guhitane bikanongera abantu bajya kuzikuzamo mu bihuru
none ubu ngubu ubyemerewe n'amategeko bakabona biranyuzwe birapanze neza, amategeko nta kibazo bifiteho, wajya kwa muganga bakagufasha. N'iri tegeko ntabwo buri wese azajya kunywa ibyo binini, bizanyobwa accidentally n'uhuye n'iyo mpamvu yo kunywa ibyo binini. Ntabwo leta igiye kunyura kuri mu muryango ihe buri mwana w'umukobwa ibinini, ariko kandi bizanatera imbere barebe n'ukuntu nabyo byaba ngombwa. Muri Kenya iyo umwana agiye kwiga bamuha udukingirizo muri package, umubyeyi akaza akaracekinga ko yadukoresheje. Kenya iteye imbere, n'umugabo muri Kenya yagiye muri misiyo cyangwa umugore n'iki barapangirana, akavuga bose, ugasanga muri valize yawe umugore ibyo byose yabishyizemo. N'ubwenge buhanitse, ni societe ziba ziri civile zimaze gutera imbere, urumva. Niyo mpamvu usanga muri za Norvège, Amerika n'ahandi usanga nta kuvuga ngo inda zitateganyijwe nyinshi zihari ngo barwane izo ntambara. Batangiye education bakiri batoya, barabibigisha, urumva. Abana bagasesinga kuri ubwo burenganzira hakiri kare, bituma bitakiri crisis. N'ahangaha mu myaka 10-15 iri imbere bizaba ari intero yaharuruswe. Ibaze hari igihe mu Rwanda higeze kuvuga ngo abana mu 20 na bingahe, ubu ni umurenge muzima Sandrine. Ibaze buri mwaka abana bangana gutyo bagiye bavuka ikibazo cy'abajya ku cy'abakingana. So babikoresha rero ntibibe uburyo bwo kwatargetinga abantu mu ngeso mbi, ariko bikaba uburyo bwo kubaproteja ku buryo mu myaka iri imbere tuzagira generation idafite ikibazo cyo kuba wasama utabishakaga ko iterambere rimaze kuza. Nk'ubu hari amakuru abantu batagira ariko sigiye kuyavuga ko nta bantu wabinyishyuriye ko umuntu wikanze undi ko yamutebwa n'ubwo gatera sida ahita yihutira kwa muganga yamwegereye bakamuha imiti ituma hafi 90% asubira afite icyizere cyo atakigize gute. Ubwo buryo bufasha abaganga baba bahuye n'icyo kibazo cya contact y'ikintu gishobora kumwanduza, barabukoresha azama one stop center nabanza butanga. Ariko umuntu araho ngaho ntabwo azi ko ari uburyo bwamuramira, urumva. Agiye aho ngaho gusa aheranwe n'agahinda, sibyo? Kandi yirengagije cyangwa ntazi bwa buryo ko buhari bwamufasha kugira ngo atagira ihungabana n'ubuzima bwe bukomeza kuba ubuzima bwiza. So kubana ibyo binini byakora, kuba afite ibindi bibazo binini byakora, nkuko umwana uvutse mu muryango ntibikibaho cyane akavukana ubwandu gatera sida, ndetse ibinini ntabwo bazayimuha, n'imiti ntibazayimuha imubuza ituma amera neza, imwongerera imbaraga. Kuki se azayihabwa ari umwana? Imiti yose ko ari imwe, kuki imwe bamwe bayihabwa indi ntibayihabwe kandi igiye gukora mu birumwe? Imiti itica bayiha abantu. Wowe muri make urabishyigikiye? Nta nubwo ari muri make, ahubwo muri total. Shana abonye ababyeyi rwose bamwe mu babyeyi reka ndeke kuva muri rusange bishwe n'agahinda bati Imana yanjye atabana bamwe na bamwe b'iyi minsi bari basanzwe noneho atari ibirara. Ni ibirara kubera smartphone zabo mu biza mu ntoki. Ati noneho bigiye guhumira ku mirari. Bakabibirara kubera ko ibintu birwa mukora baba babyumva. Nese oya ushobora no gusanga n'umwana atanabyumva iwabo afite na etage ariko akanga bikagenda gutyo. Nibyo nakubwiraga, afite bagenzi be, afite isi mukingukiye, afite laptop mwamuguriye, ntabwo ifunze, ntabwo idanangiye. Yego, ibintu byose arabizi. Ariko turi abantu, kuki ababyeyi ariko reka mbaza ababyeyi badukurikiye, kuki ababyeyi bakuru bumva ubunyunyuzi bw'ubuzima bo bakagira ngo nyine abase urumva uwo mwana bagomba kumva ubwo bunyunyuzi. Nyine ikibazo ni kimwe giye rifitiye ku bana, ukuntu abana batari protected mu byo bubunjiza muri ubwo bunyunyuzi imburagihe. Nubwo nicyo twakwiye nicyo gira, ariko mu gihe noneho ubwo iyo protection idahari mu buryo bwa technology. Yego, no mu buryo bw'uburere busanzwe, uko hari umuntu w'umwana we iPhone 14 yumva ayimuhaye muri kado ya birthday, ariko ntabwo azi ibyo agiye gukura muri iPhone. So urumva mu muco, mu mategeko, muri technology, twe kugira ngo tugire bouquet miseri ikibazo kimwe, igiti kimwe si ishyamba. N'ubundi ibyo binini batabinyweye muri farumasi bagendaga bagashugurika bakabigura, yanabituma mukuru we wujuje imyaka kandi ari ugiye kubikoresha. Kuki abantu bakomeza kugenda baceremba? Umubyeyi wumva udashaka umwana wazajya mu burara, azamurera, azamurinda, azamuproteja, azamuganiriza, kandi n'igihugu kizamufasha. Yego, ariko umuntu uzumva ntacyo yakora, ntiyambwira ukuntu abana bato umwana heka undi gute mu mugongo 15 hetsa kana ibintu nk'ibyo ngibyo. Umwana 15 sinayika umwana. Ariko biragoranye no ibaza inshingano z'umwana uziho undi mwana wamuproteje. Ya reka twikomereze, ibyo n'ibitekerezo bya Mashari afite uko abyumva, n'undi nawe afite uko abyumva. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira.
barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.